Friends, welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze rero niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha nguhaye ikaze kandi mbo hasanzwe wiyumvemo ikaze. Hano ni mu rugo rwose cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki tugiye kwigira muri storyteller. Uyu munsi tugiye kwigana mu story dukeya tw'utuntu nkigera aha cyangwa se iminsi 10 ngeze ahangaha ibintu nagiye nkora nanjye ubwo nkavuga what ibi ni ibintu narindi. Ubwo rero ikintu cya mbere cyane urumva nkigera aha habayemo kubanza kumenyera amasaha ya hano, kubanza kumenyera amasaha y'iwacu umuntu abyukira biba bitandukanye. Nubwo bere ko iyo iwacu abantu baryamye twebwe hano bari ku manywa, iyo twe turyamye iwacu haba ari ku manywa. Ibyo bintu kugira ngo bimenyere byabanje kumvuna, byabanje kungura, birancanga mbura uko mbigenza. Noneho iwacu baba baryamye hano ari ku manywa akaba ari ko nsinzira, hano bagera igihe cyo kuryama iwacu ari ku manywa akaba ari bwo nkanguka. Kugira ngo managinga amasaha birancanga, byantwaye umwanya kubona ibitotsi bikaba ibibazo. So gake ngenda mbimenyera. Noneho ubwo ibyo birangiye hageraho ikintu cyitwa kwitoza cyase kubona snow bwa mbere, kubona neige bwa mbere. My dear, mbona neige bwa mbere ubu nari excited kumva neige, ndavuga umunsi nzajya ku neige nzagenda nsoke nyirye, nzagenda nyine numva ari ibintu numva nshaka kuzabona, numva mfite amatsiko. Ubwo umunsi wa mbere nje nta neige yari hari, uwa kabiri uwa gatatu nta neige yari hari, gusa hari zaguye zigifashe hasi. Turasohoka ngenda kuri park ya mbere aho zari ziri, umva ndifotoza koko, ndifotoza aro abakobwa cy'abagore nabo barabazi ku gafoto tuba biba byakomeye. Ubwo ndifotoje maze kwifotoza turatashye. Undi munsi wundi noneho ubwo buri gihe nahoraga ncunga mu idirishya ko hari bugwe neige, buri gihe ngacunga ngo ndebe ko hari buze kugwa neige. My dear, sinzi ukuntu nabyutse umunsi umwe nsanga neige yaguye ya papa nahise mutama agakweto. Ubwo urumva n'inshuro ya mbere ngiye kureba neige n'amaso nyine nyikoraho gutyo uyifatika kugwaho cyeka kugwa ku myenda. Bwo bwa mbere bankubisemo bruto, bankubisemo nyina kenda, bankubisemo ikigofero nk'umuntu wageze ahantu hashyashya. Ugomba ndasohotse, nkimara gusohoka bwira umugabo wanjye ati nyamuneka fata telefone umfotore. Narakugendeye neje uko zagendaga zigwa zatangiye ariko modoka ndagenda ndabanza ndayura ku modoka, nkajya nzikaraba, ndongera ndagenda kubera ko nongeye ngisohoka naretse ibanza kubamo kenshi mo gakeya, nasohoka noneho urukweto nakandagiramo rusa nka rutebeye mu mayiri. Naragiye nivuruta muri neje nyiryamamo, nkajya nsiga mu mutwe ngo mbanze numve kuko ntasinzira, mbanze numve kuko ari byo byanyara. Naragiye mara umwanya ndi kuyireba, mba ndazengurutse, mba ndagiye ku muhanda neza kuri kaburimbo ngo ndebe ko nayo irimo iragwa. Mbona imodoka ntago ziba zigenda, iyo hari snow mbona nta modoka ziba zigenda, n'izigenda ziba ari nk'imwe cyangwa ebyiri. Ndongera ndagaruka nicara hanze ntiharaye agatebe, iyo neje irimo kugwa ntago haba hakonje, haba nyine ari temperature biraho idakanganye ngo urambaranga ibiki ibiba biraho rwose uburyo wakiyicarira ukareba. None ntangira kubona ibiti byose bigenda biba umweru, ntangira kubona bigenda bihinduka nyine uko igenda igwa hagenda haba umweru, bikaba bisa neza. Wagera ku mazu ugasanga umweru, buryo umweru usa neza, umweru usa neza, umweru basanye neza. Ubwo urumva ibiti byose byari byarumye nta kibabi. Niba se ubundi hano hantu ibiti bijya biza hajyaza amababi cyane gutya gusa. Iminsi igenda iza, ubwo neje urumva nari maze kuyimenyera. Iminsi igenda yicuma
uko iminsi y'icuma dutangira kwinjira mu mbeho. Ewe gawe twinjiye mu mbeho nagera kwicuza ati mana yanjye none kuki nisa ibi bintu. Hari ikintu cyitwa imbeho, harya umwana ufite nyina ndakurahiye imbeho ikagutitiza gake gake nabyo ngenda mbimenyera. Akandi kantu ubwo umuntu arampamagaye cyangwa se abantu barampamagaye nyine b'iwacu twari tumenyeranye, mama se cyangwa se nyokuru wanjye cyangwa se ba uncles, abantu nyine bo mu rugo bari kumpamagara cyangwa se n'abandi b'inshuti. Ubwo umuntu umaze kugera hanze cyangwa se uhageze vuba murataye kwa makuru ni meza beze neza bigire agana abantu bakigera hanze bahita bataye ngo harya ubu muri sangahe. Niba hari ikintu cyansize cyangwa se cyandyohera umuntu uguhamagara harya muri sanga twari urumva ntabwo duhuje amasaha rero ngo harya muri sanga ubu ngubu agata kugaturi sanga ngo nanjye ndizi isaha izi n'izi my friend. Umuntu wese ugeze hanze atangira kubaza nkaho hahana atahavuye ejo ngo harya ubu muri sanga. Hanyuma rero ikindi kintu my friend gutekera ku mastove yina yego we ubwa mbere ubwo naratetse iwacu. Yego natwe iwacu muri Afrika tuba dufite za stove ariko twebwe zikoreshwa n'iki ntago urafungura hakaza umuriro of course. Aha rero ntago ufungura ngo haze umuriro n'amashanyarazi. Ubwo tugiye guhaha kubera ko nagiye muri restaurant ya mbere ya kabiri ibiryo by'abazungu birananira birananira nabirya nkumva biragaruka umva birananira. Bavuga ati rero ngewe nzajya nirira iki ibiryo by'iwacu, unyereke isoko nzajye kugura ibijumba ngura imyumbati ngura amateke ngure nyine ibiryo by'iwacu tumenyereye. Turagiye turaguze tumaze kugura. Umunsi wa mbere ko numva nkumbuye ikijumba ndavuga reka neke ikijumba kandi ngitogose ngiteke nyine nk'uko wacu tugiteka. Kurumva nari maze kumenya ukoresha stove mbizi neza nyine ko ikoreshwa n'amashanyarazi. Ubwo ndacanye maze gucana nkizeho bijumba ndabiteguye neza nyine uko tubitegura kize kuri stove. Iwacu murabizi ko iyo dutetse ibijumba turapfundikira neza nyine ku buryo umwuka wabyo bitogota umwuka usubiramo hasi umwuka ugahisha cya kijumba ku buryo ukirya ukumva nyine ni ikijumba pe gifite ireme. My dear narikoze nk'uko iwacu tubikora. Noneho hano bagira ukuntu nyine bashyiraho ngo hayi kuri stove zabo ngo hayi ubundi ugatukomeza rimwe hayi ngo ni nyine icanye cyane bagashyiraho 1 2 3 4 5 6 7 8 ukagera no kuri row. Ubwo ngewe naritekeye kuko numvaga ko ari ugucana bisanzwe nishyirira muri hayi. Ubwo nkizeho ndagenda gutegereza ko ibijumba biri bushye. Ubwo nari nabiri nk'iminota 30 baza ngo byagenze gute. Amazi nari nashyizemo ahagije ikijumba cyaragiye gita gitogota kiratogota gitangira gufata mo hasi none kirashirira iminota 30 igeze ngo nje kureba nasanze cyashiririye umuriro watse nta muriro uza ngo wandi tubona w'umuriro biba nyine bitukura nk'amashanyarazi ariko umwotsi wuzuye mu nzu kubera gushirira. Noneho nta rukuntu bubaka ibintu byabo bagashyiraho ikintu niba ushiririje ikintu hakaza umwotsi ugakora kuri kandi uzakabusinze ukuntu bakita simbizi karasakuza buryo kabwira abantu bose ko hagiye gushya. Kagata kavuga fire Yesu Kristo. Naraje nsanga inzu yose yuzuye umwotsi nsanga kaga none gatangiye kuvuga cyane ngo fire Yesu ndavuga ati kambayeho my dear navugisha induru ibyo kongera gutekereza ibiki namaze iminsi 2 iyo stove nashaka kujya kwikoresha nka please tujye muri restaurant ngayo nguko byambayeho. Ese wowe nta hantu wigeze ugera bwa mbere ngo ibintu byambayeho nawe bikubeho? Niba byarakubayeho rero andika muri comment dushare ibitekerezo ngiye dore ngiyo story yanjye y'ukuntu byangendekeye ubwo nciyemo hagati nzakomeza n'agapart
ntucikwe kurangiza iyi video kugira ngo dusangire ibitekerezo twese. Ndabakunda cyane, bye.